mukuye haro ugeze ubona nzana mu gatimba. Urahazi aho wamuvanye uzamusubize. Ubwo rutahe muri abandi bafite ubumuga kugira ngo tumenye ukuntu tuzabasura kuko zango zirarangiye menye urukundo. Alex asigaye yipufuka ibyo byanemeze kuriya kwera. Peta afite watetema ariko shasa wamaye ariko ibyo umuntu agenda anyura muri byo bituma akomera reka ameze gerageza. Sister akanika kamuga kawaru kubona nyine tuwaru muranduze Jonas turi nakagaga ibyo umuntu agenda anyura muri byo bituma akomera reka ameze gerageza rwose ariko bizageraho bikunda rwose bizakunda ndabyizeye icyizere nicyo cyanjye. Bita se pasi. Isawa Se kuki winjira ntusuhuza ababyeyi bawe? bimarikize Wase pasi ubwo nibwo burere nagutoje. none se mbere ubundi burere buba mu gusuzanya cyangwa kuvugana. Madari kamubwire. Ndakumva muzehe. Pasi mwihorere. Ibye mu gihe kitarambiranye ndabibonera umuti. Ariko pasi ubundi Alex wamusezeye kuki utamuzanye muri salon nk'abandi bantu. Ariko mbere sibye ko nge ntabwo nari kumuzana ntabwo ndigari ryiwe. Ese uwo mwana uri kuvuga ngo bazana nyindi? Aregisi. Wa mugore we mbanza utajya wumva. Tujya wumva.
namwe nkubwira yuko abana mfite nabyaye kandi nemera ari kwihangana na kera cya pasi ngo kitajye kinanira. Uzabaririze mu muryango wo kwa Simikamba nta bimuga bibamo. Nese aragese namukuye haro ugeze ubona nzana mu gatimba. Urahazi aho wamuvanye uzamusubizeyo. Ntabwo mpazi kuko n'uwawe ndabizi neza. Nta mahandi ushaka ariko cyo nkumi nakubwiye. Umwana nemera ni kwihangana na pasi. O warigisoro uvuga uzabarize kwa Simikamba nta bimuga bihaba. Reka mwana wanjye ubu ngubu narumiwe papa ari kwihakana Regisi nk'aho atari we wamubyaye. Niko mama. Rame mwana wa. Niko mama kumbona mama ampeje ntabwo ndi umwana nk'abandi. Amenya ari biki mwana wanjye. Agnes we. Shamana we Agnes we birantunguye. Kubona hangaha. Yo sha nyine nibyo ugomba gutungurwa. Ariko ngiye gusura umuti tararo. Oya sha birantunguye. Hararaga ntangure ko bafite umusheri. Arahari. Ahubwo mfite amakuru menshi nzakubwira. Agnes we urabona ndi kwihuta. Ndashaka ufite nimero yanjye ya WhatsApp ubundi turaza kuvugana. Ya. Sha nta kibazo. Takubwira. Sheri sawa bye nyine. Bye. Ndetse sister. Sawa. Uradusuye se? Yego, nitwa Agnes. Gushaka Alex. Yego. Ubusanzwe muraziranye? Yego. Turaziranye. Ubusanzwe ari ikimuga. Ubundi ubwonko bwo mu mwarahuriye kandi atagenda. Ari ikimuga? Ikimuga se ni iki? Ikimuga nyine ni ikintu kirango kigendera mu igare nyine. Kwari ikimuga? Mwese abantu bagendera mu kagare bavuga ko ari ikimuga. Nyumvira sister wallahi. Aho umuntu sikabana n'icyo ashaka ahubwo n'utujorite. Kabisa warengereye. Urimo uravuga nabi rwose. Urakoresha imvugo yandagaza. Ahubwo se wafashe ukabungezaho? Okay, reka makugeze sibyo? Nzi ko muri kugera mu twari aho mu gikoni. Asisiste kuki ubundi uba ushaka ibita kureba. Cyangwa se ko mugiye gushaka inzu cyangwa urashaka kumureba.
sister aka ni ka kamuga kawe wari ukubona nyine tuwari umuranduza si ubibona se rero aka ngaka yewe unafite sikapo sha nawe ntabwo uzi ibintu bisigaye bibera mu muhondo wa nawe Alex asigaye yifunga ibyano ufite wa nyuma ikintu bisigaye bibera widuwa Alex asigaye yipufuka ibyo byane bimeze kuriya kwera peta afite wa tetema ariko sha sandi ndi kubona azagaruka alo kontara ndebera muri mashini ndebere urugo rutahe muri abandi bafite ubumuga kugira ngo tumenye ukuntu tuzabasura kuko za ngo zirarangiye menye urukurikiyeho kugira ngo tumenye ko tuzabasura sawa urakoze cyane